Nshuti za Victoire Ingabire muraho neza. Mu izina ry'ishyirahamwe Jambo mbanje kubasuhuza. Uyu mugoroba duteraniye hano mu rwego rwo kuzirikana no kwizihiza umunsi wo kwifatanya n'inzirakarengane zifunzwe zizira ibikorwa byazo bya politike n'ibitekerezo byazo mu Rwanda. Ni umunsi ufite akamaro kanini kuko ugize igikorwa gikomeye mu rugamba rwo guharanira ubutabera n'uburenganzira bw'ibanze bwa buri munyarwanda. Ntabwo dushobora kwirengagiza imibereho y'inzirakarengane zifunzwe zizira politike n'ibitekerezo byazo. Abo bagore n'abo bagabo bafashwe ku buryo butemewe n'amategeko, barashimutwa, bafungwa nabi, bakorerwa iyicarubozo. Mu by'ukuri abo bose bahagarariye abanyarwanda barota kuzabona u Rwanda rugendera ku mategeko, u Rwanda rurimo demokarasi, u Rwanda rwubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ntibacike intege, ibyo bifuza u Rwanda ruzabigeraho. Kurebera akarengane bisa no kugiramo uruhare. Tugomba guhagurukira rimwe, tukarwanya akarengane, tukazamura ijwi dusaba ko imfungwa za politike n'ibitekerezo mu Rwanda zirekurwa. Imfungwa za politike n'ibitekerezo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni nyinshi cyane, zose ntabwo twazirondora ngo zirangire. Izo mfungwa rero ziri ingeri nyinshi cyane. Hari abanyamakuru, abanyapolitike, abarimu, abikorera n'abandi tudashobora kurondora ngo turangize. Mu Rwanda gereza ziruzuye. Ku rugero twabaha ni uko ahagombye gufungirwa abantu 100 hafungiwe abantu 174. Muri izo gereza zo mu Rwanda ahanini hagaragaramo ibikorwa by'iyicarubozo n'akandi gashinyaguro kenshi cyane. Raporo ya Human Rights Watch yasohotse muri uku kwezi tariki ya 15 Ukwakira irabyerekana neza. Bimwe mu bivugwamo twari twarabyumvishe. Amakuru yabyo yatugezeho mbere y'uko iyo raporo isohoka. Twamenye ko Cyuma Hassan, Rashid na Aimable Karasira bamenwaho inkari z'abandi bafungwa. Twamenye ko iyo bamaze kubakorera ibyo byose baratotezwa, bagakubitwa, bakanabakora n'ibindi bikorwa bibi cyane. Mbese biteye isoni, biteje agaciro ikiremwamuntu. Nagira ngo mbibutse ko akanama k'umuryango w'abibumbye gakurikirana imifungirwe y'abantu kemeje ko Hamad Hagenimana, Emmanuel Masengesho, Alphonse Mutabazi, Marcel Nahimana, Jean-Claude Ndashimiye, Theoneste Nsengimana, Alexis Rucubanganya, Sylvain Sibomana na Claudine Uwimana bafashwe mu buryo butemewe n'amategeko kandi bakaba bafunzwe barengana. Aya mazina amaze kuvuga aba bafunzwe bazira ko basomye igitabo cyigisha uburyo umuntu yahirika ingoma y'igitugu adakoresheje violence. Tuzirikane ko aba bantu bose ari abantu basanzwe nkatwe, bafite imiryango ibakunda nabo bakayikunda, bari bafite akazi kabatunze n'ibindi nkatwe twese. Twibuke ko Theoneste Nsengimana yafunzwe mu gihe uwo bashakanye yari atwite inda y'imvutsi. Ubu umwana afite imyaka irenga 2. Uyu mubyeyi akunze kugaragara mu rubanza rw'umugabo we afite urwo ruhinja, kandi twibuke ko Theoneste adafite uburenganzira bwo gusuhuza uwo mugore we n'umwana we. Twibuke ko Alphonse Mutabazi na Alexis Rucubanganya nabo ari abagabo bubatse. Abo bashakanye birirwa batonze umurongo kuri gereza bagemuye cyangwa ku rukiko kumva urubanza rw'abagabo babo. Twibuke ko Marcel Nahimana yapfushije ise umubyara ku itariki ya 18 Ukwakira, akaba ari wo munsi Marcel yari yitabye urukiko. Inshuti ze n'umuryango we birinze guhita babimubwira kugira ngo atabura imbaraga zo kuburana. Bari bafite icyizere ko yarekurwa akaburana ari hanze. Ibyo byose ntabwo byemewe, ntabwo byashobotse.
uwakomeza yavuga bukira bugacya. Izo mfungwa zose rero dukwiye kuziba hafi, ntibabure isukari, ntibabure kamambiri, ntibabure amavuta ndetse no kugira ngo ubunganira yishyurwe. Twibuke nanone ko abenshi badasurwa nk'uko byari bikwiye kubera ubwoba, kubera gutinya ko nibabasura ababona bo babafata bakabashyira muri prison cyangwa bakagenda babakurikirana ku mpamvu zitumvikana. Ntabwo narangiza ntababwiye ko ubufasha mutanga bubageraho kandi ko babashimira cyane. Tugomba gukomeza rero iyo ntego twiyemeje kugeza igihe abo bagenzi bacu bafunguriwe. Ibyakorewe aha, bivugiwe aha ntibibe umuhango, ahubwo bihinduke ibimenyetso, bihinduke ibikorwa bifatika. Dushyire twese imbaraga mu kigega cyita ku mfungwa. Abana babo bakeneye kwiga, abana babo bakeneye kwivuza. Izi mfungwa nazo zikeneye ingemu. Izi mfungwa zikeneye kwishyura abavoka, zikeneye amafaranga yo gufotoresha amadosiye. Ndabashimira mwese mwabashe kwitabira uyu munsi. Twese hamwe reka tutize amashwi yacu abarengana, niho tuzatsinda. Harakabaho ubufatanye, harakabaho kurenganura uburenganzira bwa muntu.